Tekereza umusore w'imyaka 19 watangiye live streaming arebwa n'abantu 0, uyu munsi akaba arebwa n'abantu barenga miliyoni icyarimwe. Tekereza umusore wahuye n'ikigirwamana cye Cristiano Ronaldo yarangiza akibwira ati inzozi zirashoboka. None tekereza ko uwo musore ari mu marembo yo kwinjira mu Rwanda. Ese iShowSpeed nagera no mu Rwanda azajyayo? Azajya muri parike y'igihugu? Azongera asiganwe n'inyamaswa se? Cyangwa azasiga amateka atigeze abaho kuri YouTube Nyarwanda? Uyu si umustreamer gusa, uyu ni iShowSpeed. Mu isi ya none ayikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga bigenda bihindura uko abantu bavugana, ko bakora ndetse n'uko bigaragaza. Hari amazina make ashoboye gusiga amateka adasanzwe. Rimwe muri ayo mazina ni Darren Jason Watkins Jr, uzwi cyane ku izina rya iShowSpeed cyangwa Speed. Ni umusore muto ariko inkuru ye ni nini, inkuru y'umuhanga wahinduye kwihangana, guhora agerageza no kuba uwo ari we. Ibi byose bikamugeza ku rwego rwo kuba umwe mu ba streamers bakomeye ku isi. Ubundi amazina ye nyakuri ni Darren Jason Watkins Jr. Yavukiye Senston muri Ohio, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 21 Mutarama 2005 nibwo yabonye izuba. Akiri muto, Speed yakundaga cyane kureba video za YouTube ndetse n'abandi ba streamers. Yarangiza akibaza uko byamera nawe wabaye umwe muri bo. Icyo gihe byari inzozi, gusa ntago byari ibintu bifatika. Muri 2016, aha yari afite imyaka mike cyane, yafunguye YouTube channel atangira gushyiraho video z'imikino cyangwa se gaming. Nubwo yashyiragaho content kenshi, ntiyahise abona abamukurikira benshi. Hari yagiraga ikibazo cyo kudakomeza guhozaho cyangwa consistency. Icyorezo cya COVID-19 cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi ku isi, ariko kuri Speed cyabaye intangiriro y'impinduka ikomeye, kubera ko abantu benshi bari mu ngo. Nawe yabonye umwanya munini wo gukora ibyo yakundaga. Yatangiye gukora live streaming buri munsi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Dazet Digital, Speed yagize ati, mvugishije ukuri nahagaritse kujya ku ishuri, natangiye gukora live streaming buri munsi. Aha ni ubuzima bwe bwahinduye icyerekezo burundu. Live streaming zize zari zuzuye imbaraga, guseka, gutungurana n'imyitwarire idasanzwe. Ntabwo yari azwi kubera ubuhanga mu mikino gusa, ahubwo kubera imyitwarire y'akataraboneka. Muri 2021 izina Speed ryatangiye kumenyekana cyane. Ibi byaturutse cyane kuri clip z'imyitwarire zakwirakwije kuri TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Clip imwe yagiye kuri Worldstar yatumye abantu benshi bamumenya, ariko nanone bitera impaka. Nyina wa Speed ntiyabyishimiye kubera amagambo mabi n'ukuntu bamuvugagaho. Yamusabye guhagarika ibya YouTube ndetse n'izindi mbuga, bituma habaho amakimbirane akomeye. Ibi byatumye Speed ava kwa nyina ajya kuba kwa se i Detroit, Michigan. I Detroit agezeyo yasangiraga icyumba na nyirarume wamuhaye PlayStation. Ibi byatumye yongera gutangira live streaming ku mbaraga zikomeye. Afite imyaka 15 gusa yatangiye gufata streaming nk'akazi ke ka buri munsi. Uko yakomezaga gukura, Speed yahuye n'amakosa n'impaka nyinshi. Uyu Speed yigeze guhagarikwa cyangwa se gukorerwa ban kuri Twitch. Gusa kuba atazi Twitch ni platform y'aba gamers. Ahangaha yahagaritswe afite imyaka 16 kubera amagambo atari yaratekerejeho. Afite imyaka 17 yasabye imbabazi agira ati, mfite imyaka 17 ariko icyo gihe nabikoze mfite imyaka 16. Nakoze ikosa rikomeye, byari ubupfapfa n'ubwana. Ndasabye ni mumbabarire. Ibi byabaye isomo kuri we. Abantu benshi baramubabariye, atangira gukora content itekanye kandi yubaka kurushaho. Kuri iShowSpeed hari umunsi umwe wahindutse amateka burundu, ubwo muri live stream imwe yakire donation $1 ndetse n'ibice 90 yari irimo ubutumwa bugira buti, niye ekipe ya ruhago ushyigikiye. Aha abantu barenga 40,000 bari kumureba. Speed yasubije ati, Cristiano Ronaldo suwe. Yavuze nabi izina rya Cristiano Ronaldo, bituma abantu benshi baseka cyane. Iyi clip yakwirakwiye hose ku isi, ihinduka viral. Hano Speed yahinduye icyerekezo akerekeza kuri content ya ruhago, cyane cyane guhimbaza Cristiano Ronaldo. Yatangiye live streaming za FIFA, abakunzi be bariyongera ku buryo budasanzwe ku isi hose. Mu gihe cya World Cup ya Qatar 2022, Speed yagize amahirwe akomeye. Yakoze indirimbo ya World Cup yakunzwe cyane, agiye kureba imikino muri Qatar, ndetse akanakina n'umupira n'abandi bakora content bazwi.
Ibi byose byabaga biri kuri live stream. Ntibyarangiriye aho, yaje no guhura na Cristiano Ronaldo ubwe. Iki kintu cyabaye inzozi zabaye impamo. Yageze naho ishushanya y'itatu y'isura ya Ronaldo ku kaboko. Muri 2024 ndetse na 2025, Speedy yatangiye gukora live streaming zo mu buzima busanzwe azenguruka isi, Aziya, Europe, Australia ndetse na Afrika. Mu rugendo rwe muri Indonesia yakuze amateka. Abantu barenga miliyoni imwe bari kumukurikira icyarimwe kuri live stream. Ibi byamugize umustream uvuga icyongereza akunzwe ku isi cyane. Yanakoze urugendo rwa Speedy Does America amasaha 24 kuri 24 mu minsi 35. Aha yazengurukaga leta 25 za Amerika. Ndetse ubu yatangiye urugendo yise Speedy Does Africa, ari no kwitegura kuza mu gihugu cyacu. Ubwo ari kuzenguruka Afrika, uyu Speedy ari amashusho yamugaragaje ari gusiganwa n'inyamaswa z'inka shita. Akomeje kuvugisha benshi, ariko nanone hakibazwa bati ese Speedy naza mu Rwanda azajya he? Muri parike se, cyangwa gusiganwa n'ibinyabiziga nk'uko adasiba kubikora umunsi ku wundi? Muri Bay Area, aha ni muri San Francisco, Speedy yagaragaje neza uko akundwa. Aho yanyuraga hose yerekaga urukundo, haba mu nce za Union Square, Golden Gate Bridge, yakurikiranwa n'imbaga y'abafana. Yagize ati, imbaraga z'aha hantu ziranejeje cyane. Bay Area irirengagizwa cyane, nyamara hararyoha. Ibi byagaragaje ko Speedy atari umustreamer gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'umuco, culture ambassador. Inkuru ya Show Speedy ni isomo rikomeye ku rubyiruko: kwihangana, kwemera amakosa, guhinduka no gukurikira inzozi. Nubwo yakoze amakosa, yabyigiyeho, arangije ahinduka umuntu mushya. Mu kiganiro na Dazet Digital, Speedy yagize ati, iyo ndi kuri live mba ndi kuri live by'ukuri, biranshimisha cyane. Nawe nujya ujya mu bintu ujye ubyinjiramo by'ukuri. Uyu niwe musingi w'intsinzi ye, kuba ari we by'ukuri, akaganira n'abamukurikirana nk'inshuti. Niyo mpamvu Show Speedy atari izina gusa, ahubwo ni umuryango, ni umuco n'inkuru ikomeza kwandikwa. Speedy ntigeze ateganya kuba icyamamare, byaramwisangiye. Speedy ubwo yigeze kuvuga ko intego ye ya mbere atari amafaranga cyangwa se kwamamara, ahubwo yari ashakaga gusa abantu 5 bahura live bakamukurikirana. Yatangiye live streaming arebwa n'abantu 2, aho yigeze akora amasaha 3 nta muntu n'umwe uramureba. Uyu Speedy yigeze kurira kuri live stream kubera kunanirwa. Hari live stream yigeze gukora akavuga ati, nkoze ibi imyaka ariko nta muntu ubibona. Ibi byose byerekana ko intsinzi ye yubakiye ku kubabara no kwihangana, atari amahirwe gusa. Ijwi rye riranguruye si ikinamico, ni kamere y'abantu benshi batekereza ko guhumuriza nk'imbwa, gutaka, gusakuza byose ari acting. Ariko abamuzi bavuga ko Speedy ari nakateye mu buzima busanzwe. Aha akaba niyo mpamvu abantu bamwumva nk'umuntu wabo. Speedy yigeze kwanga amafaranga menshi kubera content. Hari brand nyinshi zamuhaga amafaranga menshi, zamusabaga guhindura imyitwarire. Speedy yaravuze ati, iyo mbonye ntari kuba njye ndabyanga. Ababyeyi be bamubonaga nk'uwangiza ejo hazaza he mu ntangiriro. Nyina yamubonaga nk'uri gutigiye, yabonwaga nk'uzarangiriza ubuzima bwe mu mikino. Uyu munsi afasha umuryango we, yubatse ejo hazaza he wenyine. Speedy afatwa nka algorithm breaker. Abasesenguzi ba YouTube bavuga ko Speedy atubahiriza amategeko ya content, atari clean and polished. Ariko nonetheless, algorithm imushyira hejuru, abantu bamureba amasaha menshi. Speedy atinya gutuza, kuko gutuza byamusubiza aho yavuye. Hari aho yavuze ati, iyo mpagaze numva ndi gusubira hasi. Ese niki kigutunguye kuri Show Speedy? Ubyakira ute se kazagera hano mu Rwanda? Tubwira hano hasi muri comment. Niba utarakora subscribe, nagusaba kuyikanda kandi kubibuka gukanda like, kugira ngo byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Njye mwabanye Inyito Wakanda, ndabashimiye.